kubana namwe muri uyu mwanya. Hari abadukurikiye n'abazadukurikira. Tugiye gukora ikiganiro cyitwa kubabarira. Katwakire Pastor Lucius atugeze icyo kiganiro. Murakoze cyane, nabashoboje mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana kubana namwe nanone uyu munsi. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha kuri twe, kandi ahantu umuntu wese aherereye, waba uri mu kazi, waba ugenda, waba wicaye, tubasabiye umugisha. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru komeze igendane namwe, barebe neza kubaho kw'Imana kuze ku buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndanezerewe rero cyane uyu munsi, kandi mfite ibyishimo rwose kuko tuje mu bundi buryo, tuje kuganira. Ubundi twajyaga tuza mu buryo rusange, ariko turi hano nanone, kandi ndi kumwe na mwene data. Ngira ngo yakwivuga. Yego, Imana imuhe umugisha cyane. Ndushijeho kubasabira umugisha mu mirimo yanyu yose mukora, aho muri. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri muzima, ushobora kuba ufite ikibazo runaka, ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro nzanye amagambo y'ihumure. Ndimo ndavugana n'ubuzima bwawe. Hari imbaraga zakubohora, hari imbabazi z'Imana, hari urukundo rw'Imana, hari ukugirirwa neza n'Imana. Imana yacu ibera hose icyarimwe, yagusanga aho ngaho uri, yagusanga aho umutima wihebye, birashoboka, ariko hari imbabazi z'Imana. Reka rero dushimire Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro nanone uyu munsi. Duhamagaye kubaho kwawe kugira ngo abe ari byo bitugota, ubane natwe rwose. Ni wowe uturangaje imbere. Dusengere rero mwene data, uduteze amatwi n'undi uzatwumva. Imbabazi zawe zikomeze kuba ku buzima bwabo, urukundo rwawe rukomeze kubatwikira rwose, imbaraga zawe zibamanukire. Birashoboka ko yaba atameze neza, birashoboka ko umubiri we waba utameze neza, ariko duhamagaye imbaraga zikiza, duhamagaye kugira neza kwawe. Birashoboka ko bafite ibibazo byinshi bitandukanye, uri igisubizo, uri ibyiringiro by'abakwizera, kandi uhora hafi y'ubuzima bwacu kugira ngo urusheho kutugirira neza. Turagushimiye rero, kandi tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe. Dufite rero ikiganiro cyangwa se icyo ijambo ry'Imana twashatse ko tuganira uyu munsi. Ni ijambo rivuga kubabarira. Ijambo rivuga kubabarira. Ijambo ryo kubabarira ni ijambo rigari cyane. Ushobora kurivugaho uko umwuka biguhishuriye, ariko ntekereza ko ritarangira umunsi umwe. Ariko muri aya masaha reka tuganire ku ijambo bita kubabarira. Haleluya. Ese umukristo kubabarira ni ngombwa? Ni ngombwa kubabarira kuko Yesu yatubabariye ibyaha byinshi, yatubabariye amakosa menshi, n'uyu munsi aracyabikora. Imbabazi ze biravuga ngo nizo zituma tudashira. Haleluya. Rero umuntu wizera Kristo, umuntu wiringira umwana w'Imana, akizera Imana, ni byiza ko umutima wawe wakira imbabazi. Umuntu ababarira ryari? Si ngombwa ko umuntu ababarira kubera yuko wagucumuyeho cyangwa wagukoshereje yagusabye imbabazi, ahubwo wowe wakosherejwe ufite ububasha n'uburenganzira bwo gutambuka ku munota wa mbere ukababarira utarasabwa n'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Kubabarira rero ni ngombwa. Kubabarira, iyo umuntu afite igikomere cy'umuntu wamukoshereje utari wababarira, ntabwo ugira amahoro. Amahoro yuzuye, umunezero wuzuye uzanwa no kubabarira. Umutima urimo imbabazi uhorana amahoro. Ariko iyo utababarira, byanze bikunze uko byagenda kose, hari igihe ufite impagarara mu mutima kubera icyo umuntu yagukoreye. Cyane cyane ndavuga ku muntu wakoshereje, ku umuntu yaba yarakoshereje akakubabaza, akagukorera ikosa runaka, byatuma uhorana ikintu ku mutima cyo kumva yuko umuntu yagukoshereje. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndimo navugana n'ubuzima bwawe. Kristo
iyo ageze mu buzima bwawe niwe wa mbere uguha ububasha n'imbaraga zo gutanga imbabazi. Biragoye ko umuntu ku giti cye yatanga imbabazi ku muntu wamuhemukiye. Akimubona birashoboka ko mwaba mubana, birashoboka ko mwaba mukorana, birashoboka ko mwaba mwigana, birashoboka ko mwaba muhura inshuro nyinshi. Kugira ngo rero ubane n'uwo muntu wagukoshereje kandi ufite igikomere ku buzima bwawe, biragoye ko wakwakira imbaraga z'Imana, biragoye ko wabohoka. Yesu ashimwe cyane. Kubohoka kwa mbere ni imbabazi, ni ukubabarira. Kandi ndagira muvugane nawe, haleluya. Imbabazi zihuta, imbabazi zitakugiraho ingaruka, ni ugutanga imbabazi igikomere kikiva. Igikomere kikiva ugikomereka ugahita utanga imbabazi, birakorohera kurenza uko wafata igihe kinini cyane utekereza ku muntu wagucumuyeho. Biragoye ko umwuka w'Imana yatura mu buzima bw'umuntu utababarira. Rwose biragoye ko umwuka w'Imana yakorana nawe ibintu bikomeye ugifite icyugu kingiraniyemo umuntu. Ndagira muvuga aya magambo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Iyo umuntu afite umuntu wamubabaje, icyo cyumba kikaba cyicayemo uwo muntu. Ni nk'uko waba ufite icyumba uraramo ariko ugafungirana muri muntu atajya asohoka, imirimo yose ayikorera. Yesu ashimwe. Umuntu rero wamukomerekeje uri mu buzima bwawe uyu munsi, menya ngo uracyamufite, menya ngo yicaye mu buzima bwawe, menya ngo niho arira, niho yambarira, niho akorera ibintu byose. Yesu ashimwe. Kugira ngo rero uhabwe amahoro, ubohoke mu mutima, nuko ufungura icyo cyumba, hanyuma uwo muntu ukamubabarira. Nibwo umwuka w'Imana yinjira mu buzima bwawe, agakora imirimo ikomeye mu buzima bwawe. Birakomeye ko Imana yagukoresha, birakomeye ko Imana yavugana nawe ibintu bikomeye cyane ufite icyumba wakingiraniyemo umuntu. Hari igihe wiboha ukibohesha umuntu waguhemukiye, ariko uyu munsi ndagira ngo wakire imbabazi, utange imbabazi. Babarira nshuti yanjye, babarira rwose, babarira bohora umuntu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntabwo turi buvuge ngo yankoreye iki, yankoreye iki. Umuntu wese wakubabaje, ibyo ari byo byose, afite icyo yakoze cyagutushije umutima wawe, ariko imbaraga z'Imana zije mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu yatubabariye ibyaha bikomeye. Bibiliya ivuga ngo niyo ibabarira ibyaha, haleluya, twese twakoze kandi Imana yarabyirengagije. Wakoze ibyaha byinshi. Reka dusome icyanditswe hano gito muri Yakobo ibice 2. Yakobo ibice 2 umurongo wa 13. Yakobo ibice 2 umurongo wa 13. Yesu ashimwe, haleluya. Aravuga ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Yesu ashimwe cyane. Biravuga ngo umuntu utababarira nawe ntabwo azigera ababarirwa ngo mu rubanza rw'iteka. Hari urubanza dutegereje, hari igihe Yesu azagaruka umuntu wese anyura imbere y'intebe ye. Ariko umuntu utababarira, haleluya, ntabwo Yesu yita ku cyaha umuntu yagukoreye. Biravuga ngo nujya gutanga ituro ubanza urisige wikiranure na mugenzi wawe, kugira ngo iryo turo ryawe Uwiteka ryiteho. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe rero umuntu uba ubana n'umuntu, hari igihe uba ugendana n'umuntu, hari igihe uba ubana n'umuntu mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko akaba yaragukomerekeje mu buzima bwawe agahora avuga. Yesu ashimwe. Wamubona ukumva uvuye ahantu wari uri, ukumva winjiye muri cya kindi yagukoreye. Icyo yakoze mu buzima bwawe cyakubabaje kigahora gikomanga. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero urwo rugi utarufunguye ngo uwo muntu ukurimo umusohore, byanze bikunze ugira ingaruka, yangiza ubuzima bwawe, yangiza intekerezo zawe. Haleluya. Kandi nawe akeneye ko ahabwa imbabazi. Si ngombwa ko umuntu umubabarira kuko yagusabye imbabazi, ahubwo umuntu wizera Kristo, umuntu wese wubaha Imana, umuntu wese ukeneye imbaraga z'Imana, umuntu wese ukeneye ubugingo buhoraho, umuntu ukeneye gusabana n'Imana, byanze bikunze, haleluya, ugomba gutanga imbabazi kugira ngo umuntu bw'Imana bubone kukuza. Umuntu utababarira, haleluya, usibye n'Imana ubwayo gutura muri we, ubuzima bwe nabwo buhora burushye, ntabwo abohoka.
ahubwo ahora yumva ijwi rya wa muntu wamuhemukiye rivuga. Haleluya. Ahora yumva ijwi rya wa muntu wamukoreye ikibi rihora risakuza mu buzima bwe. Hari intambwe adatera, hari urwego atageraho kubera kutababarira. Haleluya. Iyo Satani amukeneye amubona vuba kuko umutima wawe urafunguye. Haleluya. Umutima wawe harimo ikintu, icyo kintu Satani kugira ngo acyurireho biro. Ndagira ngo wakire imbabazi za Kristo. Haleluya. Wakire ubuntu Imana yatugiriye. Yesu yatubabariye ibyaha byinshi. Twakoze ibyaha, Bibiliya niko ivuga ngo ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Twese twari babi, twakoze ibyaha, twakoze ibintu byinshi bitandukanye, ariko imbabazi za Kristo zitugezeho, ubuzima bwacu burabohoka. Haleluya. Kuko Imana yatubabariye ibyaha, nimureke natwe tubabarire abaducumuyeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari isengesho riri muri Matayo, reka tuhasome. Matayo ibice 6. Matayo ibice 6. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome. Biravuga ngo kandi nimwiyirize ubusa, ntimukamere nk'indyarya zitagaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Haleluya. Ariko wowe niwiyirize ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so urahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya hano Yesu yari arimo abwira abantu, arababwira ngo mwebweho nimwiyirize ubusa, ntimukamere nk'indyarya. Ndagira ngo mbwire abantu, twebwe tureba ibiboneka, tureba uko umuntu ameze, tureba uko umuntu avuga, tureba uko umuntu asa, ariko Data areba mu mutima. Yesu ashimwe. Haleluya. Waravuga ngo niwiyirize ubusa rero ntukamere nk'indyarya. Ndagira ngo ubwire ngo iyo ufite igikomere utigeze ubabarira, iyo ufite umuntu ufungiranye mu buzima bwawe, twareba gusenga, waririmba, wabwiriza, wakora imirimo y'Imana, ariko Data ureba mu mutima arashaka yuko utamera nk'indyarya. Haleluya. Arashaka ko wikuramo icyo kintu. Sohora uwo muntu winjiye mu buzima bwawe, sohora uwo muntu winjiye mu ntekerezo zawe, mubabarire ahari yakugiriye nabi. Haleluya. Hari abantu bagambanira abandi, bakagambira kukwicisha, bakagambira kugukura mu kazi, bakagambanira kukuroga, ndetse bakanabikora rwose, bikaba byarakomerekeje ubuzima bwawe, ariko imbaraga z'Imana. Haleluya. Yesu icyo adusaba ni ukugira ngo twakire imbabazi iziwe, nituzinjiza mu buzima bwawe turahabwa imbaraga zo kubabarira. Yesu ashimwe. Iyo utarakira imbaraga za Yesu z'imbabazi, ngo wumve imbabazi Imana yakugiriye, wumve urukundo yakugiriye kugira ngo umwakire, umenye, biragoye yuko wababarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero tuganire rwose. Yesu ashimwe cyane. Kubabarira birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusomye mu Kuva 34, kadusome Kuva 34, Kuva 34. Kuva 34 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo Uwiteka anyura imbere ye, aravuga ati, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza kubuzukuruza babo b'ibihe ibihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, itsindishiriza na hato abo
aho gutsindwa. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza abantu. Yesu ashimwe cyane. Imana itugumanira imbabazi. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, ntabwo zijya zivuga ngo uyu muntu yakoze ibi n'ibi. Murabizi neza hari igihe rimwe na rimwe umuntu acumura akanacumura ku Mana. Haleluya. Agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ubwawe ukicira urubanza ukavuga uti guse nababarirwa gute, ibyo nakoze byonyine ntabwo Imana yambabarira. Ariko biravuga ngo Imana ihorana imbabazi ibihe bidashira, ngo kandi ihera ku buzukuru ku bantu bayo ikageza ku buzukuru bayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko imbabazi z'Imana zihoraho, iradusaba natwe gutanga imbabazi. Yesu ashimwe. Kandi umuntu iyo atanga imbabazi ntabwo zitanga wishimye, ntabwo zitanga unezerewe, kuko byanze bikunze icyo umuntu yakoze cyaragukomerekeje, cyaragutushije. Utanga imbabazi bigoye, utanga imbabazi urira, ariko uwo muntu agasohoka kugira ngo wakire ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesaya 55:7 haravuga ngo, uhereye no ku murongo wa mbere haravuga ngo udafite ifeza nawe nagere gute ngo naze ku mazi, ngo agure nta feza atanze. Yesu ashimwe cyane. Izo ni imbabazi. Ngo agure, ngo ariki, ngo kandi ntagire ifeza agira gute atanga. Ndagira ngo ubwire rero, hari imbabazi z'Imana zirenze wowe gutekereza, zaje mu buzima bwawe, zagukwiye mu byaha. Yesu yakugiriye impuhwe, nta rindi sano. Amen. Amaraso ye kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Babarira mwene so. Haleluya. Babarira umuntu waguhemukiye n'ibyo yarakubabaje pe. Haleluya. Ufite n'ingingo nyinshi, ufite n'icyo wabivugaho. Haleluya. Ariko uyu munsi ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Babarira. Yaba ari umugabo wakubabaje, yaba ari umugore wakubabaje, yaba ari abana bawe, yaba ari umuturanyi, yaba ari inshuti, yaba ari uwo mu muryango, yaba ari umuntu runaka, ariko ukomerekeje wese tanga imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubuntu bw'Imana ubone aho bwinjira. Hari umugisha tutakira kubera kutababarira. Yesu ashimwe cyane. Hari amahoro asesuye tutabona kubera kutababarira. Uwo muntu wagukomerekeje hari intambwe utatera ukimufite. Yesu ashimwe. Ukimufite mu buzima bwawe, ukimufite mu bwenge, hari intambwe utatera, hari aho utagera. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo uteye intambwe rya biri guhoraho ryo kutababarira, ry'umuntu wagukomerekeje, ry'umuntu waguhemukiye, rihora risakuza. Haleluya. Rihora rivuga, rihora rivuga. Ariko kugira ngo wakire ubuntu bw'Imana buhoraho, nuko usohora umuntu wagukomerekeje utuye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yagukoreye ibikomeye birakubabaza rwose, ariko uyu munsi wakira imbabazi z'Imana kugira ngo nawe ushobore kubabarira. Iyo umuntu ataragera mu rwego rwo kubabarira, ntabwo uragera ku mbabazi z'Imana ziteka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umwuka w'Imana aba ataratura mu buzima bwawe bihagije, kuko iyo atuye mu buzima bwawe, icyo abanza gusohora ni ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana, ni ikintu cyose cyazana igikuta. Iyo umwuka ari mu buzima bwawe, haleluya, ntabwo ari wowe uba ukiriho, ahubwo ari Kristo uba uri mu buzima bwawe. Iyo ageze mu buzima bwawe rero araguhindura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo turimo guhindurwa nawe rero, hari igihe duta ibyo twakundaga, hari igihe duta ibyo wumvaga rwose ukavuga uti uyu muntu n'uwo nabibwira wese yabyumva, yarambabaje. Yesu ashimwe cyane. Kandi ukaba ufite ingingo, birashobora ko umugabo yaguta. Haleluya. Ubuntu bw'Imana, kubwawe wakiriye Kristo, kubwawe ugamije kujya mu bugingo buhoraho, kubwawe utegereje kuzabana n'Imana, urasabwa kubabarira. Haleluya. Urasabwa guhaguruka aho wicaye, uwo mutima wawe uvuga uti yarankoshereje, ntabwo namubabarira. Haleluya. Yanyambuye akazi kanjye, ntabwo namubabarira. Yaranyambuye, ntabwo namubabarira. Yaranshebeje, ntabwo namubabarira. Izo ngingo zose ufite zatuma utababarira, Uwiteka numwemerera izo mbabazi zikinjira mu buzima bwawe, urababarira rwose kandi ugira amahoro. Haleluya. Biragoye ko umuntu rero yagira amahoro asesuye afite umuntu wamukomerekeje. Iyo ukimubitse
menya ngo yambarira mu buzima bwawe, ni harira, ni hanywera. Haleluya, haleluya. Hari ikintu gitangaje, uzi ko umuntu ashobora kwibagirwa umuntu wamugiriye neza, ushobora kumwibagirwa. Umuntu ashobora kukugirira neza ukamwibagirwa, iyo neza yakoze ikava mu buzima bwawe. Ariko iyo utarakira imbabazi ushobora kumara imyaka 15 ukibuka umuntu waguhemukiye. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ikire, bivuze ngo imbabazi iyo umuntu utaramubabarira, haleluya, aba ari mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Buriya muzarebe umuntu wese mubana, uri busohoke ukinjira ukamubona, wajya hanze ukamusangayo, mukabana muri ubwo buzima, ntabwo upfa kumwibagirwa kuko igihe cyose uba umureba imbere yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko umuntu wese hari igihe yibagirwa ineza umuntu yamugiriye. Abantu benshi ushobora kugira neza umuntu ntanakwibuke, nawe ubwawe ntubyibuke. Haleluya. Ariko umuntu waguhemukiye akamara imyaka 10, akamara imyaka 12 akivugira mu buzima bwawe, wibuke ikintu yakoze kandi kigagukomeretsa. Haleluya. Birashoboka ko yaba inshuti yawe magana. Kubabarira ntibivuze ngo mwongere mu bishuti, ahubwo bivuze ngo musohore Kristo yinjire mu buzima bwawe. Haleluya. Igihe kimwe Aburahamu ngo abashumba be n'abaroti ngo bararwanye, ngo bakajya batonganira ku mariba bagiye kuhira. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko Aburahamu ngo ageze abwira Loti, aramubwira ati rero mwene data, ntabwo dukwiye gushwanisha n'abashumba, reka dutandukane. Wowe urambura amaso yawe, aho uri burebe aba ari buke, hanyuma hari busigare nanjye niho ndi buke. Bari abavandimwe, bari amaraso amwe. Haleluya. Ariko icyo Loti na Aburahamu bari bahuriyeho cyarabashwanishije. Yesu ashimwe. Abashumba barabashwanisha, bakagenda bakahurira ku mariba. Umwe akagenda akabwira shebuja ati, abashumba ba Loti bambujije kuhira, izanjye zambaye nyuma. Haleluya. Ariko Aburahamu aravuga ati, mwene data, aho kugira ngo dukomeze dushwane, reka tugire gute? Dutandukane. Haleluya. Bijya bibaho ko abantu batandukana, ariko gutandukana n'umuntu ntibivuze kumubika, bivuze ngo mubabarire yigende. Yesu ashimwe. Birashoboka rwose cyane. Haleluya. Ariko akantu ashatse kuvuga nuko Aburahamu igihe abamarayika bari baje kurimbura Sodomu n'Igomora, haleluya, nubwo yatandukanye na Loti, ariko ntabwo Aburahamu yaramufitiye urwango, ntabwo Aburahamu yamwangaga. Haleluya. Bari batandukanyijwe n'ibyo batumvikanye. Hari igihe utandukana n'umuntu kubera ko hari ibyo mudahuriyeho, hari ibyo mutumvikanaho, ariko ibyo ntibikwiye kuba inshingano, kuba impamvu zo kumubika, z'urwango. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, ahari urwango Imana ntihawe, kuko ubwayo ikozwe n'imbabazi. Haleluya. Umukristo rero ugamije kujya mu ijuru, ugamije kwakira ubugingo buhoraho Yesu atubiki, ugomba kubabarira. Aburahamu birangiye yaragiye ngo Uwiteka abwira Aburahamu, aramubwira ngo mbese ndibajije, ndabitekereje, ni gute nshobora kurimbura Sodomu n'Igomora ntabimenyesheje umuntu w'inshuti yanjye? Yesu ashimwe cyane. Aburahamu amaze kumenya ko Sodomu n'Igomora agiye kurimbuka, yibutse ko hariyo mwene wabo witwa Loti. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana Aburahamu yari ituye mu buzima bwe, ntabwo yamwemereraga kubika Loti nk'umuntu utarumvikanye nawe, ahubwo yari afite imbabazi, kuko Imana ituye muri we ubwayo ikozwe n'imbabazi. Warakiriye Kristo rero ari mu buzima bwawe, ntabwo wavuga ngo ntubabarire, ugomba kubabarira. Haleluya. Kuko uri mu buzima bwawe bwe ni umunyembabazi. Ese urwango ubika urukura he? Umujinya ubitse kumara imyaka 2, 3, 5 urakariye umuntu ubikura he? Haleluya. Yesu mbese aturakariye twabigenza dute? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero iri jambo Umwuka yaramaze ngo turigane, wowe unyumva, wowe uzanyumva. Haleluya. Ugomba kwitoza ko Umwuka agomba gukorera mu buzima bwawe kandi mu burenganzira bwose. Yesu ashimwe cyane. Akuyobora, nakuyobora kubabarira bizakorohera.
Yesu ashimwe cyane. Kubera uburyo Aburahamu yari yaratandukanye na Loti, ngo Loti yararebye arabona ahantu hanetse, ahantu hasa neza, aba ariho yerekera, ariko Aburahamu ugasigarana ahantu hameze nk'ubutayu. Haleluya. Ubwo yaratekerezaga akavuga ati se intama zanjye, inka zanjye nzazuhira ko ahantu heza hose Loti ahihariye. Abantu bafitanye ibibazo kubera amasambu. Haleluya. Kubera imitungo, abantu ugasanga umuntu abitse inzika y'umuntu watwaye intambwe 5 ku kibanza cye, ariko niba arakiriye Kristo, nshuti yanjye akamubwira haleluya, uwo muntu umusohoye, uwo muntu umukure mu buzima bwawe. Reka Yesu afite ubutunzi butarangiye. Haleluya. Ugasanga umuntu aranyura ku muntu ntiyamuvugisha ngo yatwaye intambwe 2 ngo ku buzima bwawe. Haleluya. Nagira ngo mvugane nawe rero, wowe wakiriye Kristo, ugamije kumwakira, wowe ushaka kuzaba mu bugingo buhoraho, wowe uzajya mu ijuru ukabana n'abiteka, we akozwe n'imbabazi. Izo mbabazi zigutuyemo, kuko niba Kristo atuye mu buzima bwawe, haleluya, kubabarira biroroha. Kubabarira ntabwo bigora, biroroha, kuko si wowe ubyikora, si wowe ubyitera, si wowe ubyishyiramo, ahubwo Yesu kurimo ni wo murimo ashinzwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe rero twikinga ibitambaro ntitubabarire, ariko tugashaka ukaba wavuga ibintu byinshi, ukaba wasenga amasengesho menshi, ariko ufite ikigukumira, kuko hari aho utaragera, hari intambwe utari wateye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umwana yaraguhemukiye nibyo, ariko imbabazi z'umubyeyi zirenga iz'umwana. Babarira. Yesu ashimwe cyane. Babarira. Kandi nababwiye ngo kubabarira ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yesu ashimwe cyane. Ni ikintu umuntu akora avirira, ariko kubwo gutunga imbabazi z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubwo gutunga urukundo rw'Imana, byanze bikunze urabikora kugira ngo Kristo akomeze azane imbaraga zidasanzwe mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Reka dusome Yohana, turasoma ibyanditswe byinshi kugira ngo utaza kumva ko wenda ari amagambo yanjye, menye ko n'Imana ibigutegeka mu ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane. Yohana 8:7 iyo twasoma umurongo wonyine. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Haleluya. Umurongo wa 11 ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciyeho iteka, genda ntukongere ukora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umugore bafashe asambana mu mategeko y'Abafarisayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu mategeko y'Abayuda yavugaga ko umuntu wese ufashwe akora icyaha bamutera amabuye mpaka apfuye. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe rero uyu mugore yakoze icyaha, ariko agikora ari mu gihe cya Yesu. Ndagira ngo mubwire, haleluya, mbere ya Yesu atari yaza mu isezerano rya kera, uwakoraga icyaha wese yaricwaga, kuko niko amategeko yavuga. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero turi mu mbabazi, kuko turi mu gihe cya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo iyo ageze mu buzima bwawe nicyo akora, kuko kuva kera mu mategeko ya Mose yaravugaga ko ukora icyaha bamutera amabuye apfe. Uyu mugore yafashwe ngasambana, bamuzanira Yesu, baramubwira ngo mu mategeko ya Mose aravuga ngo umuntu wese ufashwe asambana bamutera amabuye apfe. Haleluya. Ngo ariko se wowe urabivugaho iki? Ngo Yesu arunama yandika hasi, ngaravuga ngo umuntu utarakora icyaha, umuntu utaracuma aba ari ubanza agira gute? Amutere. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko bose umwe urubanza ruramutsinda mu mutima. Utasambanye agasanga yarariganije, utariganije agasanga yabeshye, utabeshye agasanga yarishe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ngo birebye mu mitima basanga nubwo uyu mugore we bamufashe yasanga,
ariko bo hari ibindi byaha bakoze. Haleluya! Ariko bo ntibafatwa. Uyu wafashwe niwe uzanywa imbere ya Yesu, uyu wafashwe niwe ugiye kwicwa, ariko mu bamuzanye nabo bafite ibyaha rwihishwa. Haleluya! Bafite ibyo bakoze, ndetse imitima yacira urubanza, ariko uyu wakoze ikosa niwe ugaragayeho icyaha. Haleluya! Umuntu yagukosereza, ariko ndagira ngo ubwire wowe umucira urubanza, wowe umubitsi, wowe wanga kumubabarira, nawe hari ibintu ukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ushobora kudatanga imbabazi ku muntu, ariko ufite ikindi nawe ukora. Umuntu uramucira urubanza kuko yagukomerekeje, ariko nawe ufite ibindi Uwiteka yagira ibyo akubaza. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ngo baravuga ngo turashaka mu mategeko ya Mose, ngo haravuga ngo twebwe umuntu wese uzakora icyaha, niko amategeko avuga, ngo umuntu wese uzafatwa icyo cyaha yagikoze icyo ari cyo cyose ngo bazamutere amabuye, ariko umuntu wafashwe asambana bagomba gupfa. None twamufashe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Ngo Yesu ngo yunamutse ngasanga umwe yagiye yishiza mu mutima, umwe akavuga ati oya, jyewe ushize narariganije, mfite umwenda nanze kwishyura. Haleluya! kugira ngo si icyaha se wariganije se? Yesu ashimwe cyane. Ngo arakunamuka akiruka, undi ngakisuzuma kavuga ati ubushize narasambanye nuko batamfashe. Haleluya! nawe akiruka. Umuntu wese agenda yishinze ibyaha, ngo abendaga kumutera amabuye bose bamuva imbere bariruka. Ngo Yesu aramunamuka. Haleluya! ngaramubaza ngo mbese mugore abakurengaga bari hehe? Bwana asifiwe. Haleluya! ngarababwira ngo bose bagiye. Ngaramubwira ngo genda mugore, nguhaye imbabazi, ariko ntukongere gukora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ese Yesu ukatubabarira? Wowe ntiwababarira? Yesu ukadukuraho ibyaha akanabyirengagiza, ntagucire urubanza rubi, wowe ntiwababarira? Haleluya! Haleluya! Ese ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, ibyo byaha yakubabariye, ko wagombaga gucirwaho iteka, uyu munsi ukaba warinjiye mu nzu y'Imana, warakiriye Kristo akaba umwami w'ubuzima bwawe, ntabwo wababarira? Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Ese imbabazi z'Imana ntabwo wazakira hanyuma nawe ugahabwa imbaraga zo kubabarira? Yesu ashimwe cyane. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana, maze turasoma ibyanditswe byinshi cyane. Haleluya! wazana gisomero ubwawe rwose. Yesu ashimwe. Reka dusome Mariko ibice 2 umurongo wa 3. Ibice 2 Mariko. Yesu ashimwe. Mariko ibice 2. Yesu ashimwe. Reka magere umurongo wa 3. Mariko ibice 2 umurongo wa 3. Haravuga ngo haza abantu 4 bahetswe n'ikirema, bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bari buzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye, ibyaha byawe bibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Iki ni ikirema cyari kimaranye indwara igihe kirekire, yari amaze imyaka myinshi kandi rwose itazwi, hano ntibayivuga, ariko yari amaze imyaka myinshi. Ngo bumvise aho Yesu ari. Haleluya! ngo baramuterura baramuzana, ngo ariko ageze ku muryango basanga abantu ni benshi, kugira ngo bazagere aho Yesu ari bigoye, ngo basambura hejuru. Haleluya! ngo barinjira, ngo bagera aho Yesu ari, ngo bakigejeje aho Yesu ari, ngo Yesu aracyitegereza. Haleluya! wakwibaza kuki Yesu atavuze ngo uburema bwawe urabubabariwe?
Yesu ashimwe cyane. Kuki atavuze ngo uburwayi bwawe urabubabariye? Nuko mu mbabazi za Yesu harimo ubuzima dukenera. Yesu ashimwe cyane. Mu mbabazi za Kristo harimo gukira. Mu mbabazi ze harimo amahoro. Mu mbabazi ze harimo ibyishimo. Mu mbabazi ze harimo iterambere. Mu mbabazi ze harimo kugubwa neza. Mu mbabazi za Kristo atugirira harimo byose. Niyo mpamvu yamurebye abona ko iki kirema, haleluya, ntabwo ikibazo Yesu akibonaho uko kiremanye, ntabwo ari ko gifite ubumuga, barasifiwe. Ahubwo Yesu yararebye abona iki kirema icyo gikeneye cyane ni ukubabarirwa ibyaha byacyo. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo mwana wanjye, igendera amahoro, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nshuti yanjye, niba warababariwe ibyaha byari bikomeye, nawe ubyibuke. Wibuke ibyo wakoraga kera utarakira Kristo. Wibuke ibyo wagenda gukora. Wibuke umutima wabaga umeze. Uyu munsi ubitekereze. Noneho urebe izo mbabazi uko zingana. Haleluya. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite ikibazo kiri ku buzima bwawe, ariko cyakemurwa no kubabarira. Yesu ashimwe. Birashoboka ko waba ufite indwara ikomeye yananiwe no gukira, ariko ufite umuntu ubitse. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kumusohora, hanyuma imbabazi zo gukira zikinjira mu buzima bwawe. Birashoboka ko uyu munsi waba hari inzira zifunze ku buzima bwawe, warasenze. Haleluya. Hari amagambo akomeye Imana yavuganye n'ubuzima bwawe, ariko kubera abantu boshye, kubera abantu bitse, biragoye ko iyo migozi yacika. Haleluya. Urasabwa kimwe gusa, urasabwa kubabarira, urasabwa gusohora icyo wabitse mu buzima bwawe, hanyuma ukakira imbabazi z'Imana. Kuko mu mbabazi z'Imana harimo ubuzima utari ufite. Yesu ashimwe cyane. Harimo kugubwa neza, harimo umugisha Imana itanga. Haleluya. Wari uzi ko ari urwego utageraho kuko utagira imbabazi? Wari uzi ko ushobora kurwara stress ikakuzonga kubera umuntu ubitse? Wari uzi ko ushobora kurwara pressure kubera umuntu ubitse? Haleluya. Haleluya. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, umaze kwakira imbabazi z'Imana, Yesu niwe rugero rwacu. Yagiye ababarira. Yesu ashimwe cyane. N'abana bamuteraga amabuye igihe yari agiye ku musaraba, bamuteraga amacumu, bamwambitse ikamba ry'amahwa. Yabwiye data, aravuga ngo data, ngo bababarire ngo kuko batazi ibyo bakora. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero niwe rugero rwacu, niwe utubabarira ibyaha byose twakoze, kandi atubabarira nta kiguzi dutanze. Atubabarira atashyizemo ibintu byinshi. Ntabwo atubwira ngo mubanze musabe imbabazi, we atubabarira akibimenya ko twamucumuyeho. Haleluya. Yatubabariye twebwe tutanamuzi, adukunda urukundo twebwe tutaramukunze. Ntabwo ari twe twamukunze, ahubwo niwe wadukunze. Haleluya. Ndagira muvugane nawe rero, ahantu uri hose, sohora uwo muntu winjije, sohora uwo muntu ubitse. Haleluya. Barasifiwe. Ahantu hose uri, yaba ari boyfriend, turimo kugenda tubona abantu biyahura. Yesu ashimwe. Kandi Yesu yaje ari umunyembabazi. Iyo amaze kwinjira mu buzima bwawe, ndagira kubwire, akubera ingabo igukingira ibyo wahura nabyo byose. Ntabwo umuntu atekereza kwiyahura kuko aguwe neza. Birashoboka ko hari abantu bagukomerekeje. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yakubwira ijambo, iryo jambo akubwiye ukumva udashoboye mu mutwe wawe utaryakira, ugahitamo icyemezo cyihuse. Ariko ndagira kubwire, buretse kwiyahura, buretse kwiyica, buretse kwivugaho ibintu bibi, uwo muntu ugukomerekeje musohore vuba vuba kugira ngo imbabazi z'Imana zinjire mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira kuvugana n'umutima wawe rero, kubw'imbabazi za Yesu, kubw'urukundo rwe rwonyine. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka cyane, birashoboka cyane kwakira imbabazi za Kristo zihesha ubuzima bwawe kubabarira. Yesu ashimwe. Reka dusoreze, ibyanditswe byo ni byinshi, ariko reka dusoreze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5 umurongo wa 29. Byakozwe n'Intumwa ibice 5. Yesu ashimwe. Ibice 5 umurongo wa 29. Haleluya. Yego. Haravuga ngo
Petero n'izindi ntumwa barababaza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana icyubahiro. Haleluya. Petero avugana nabo, Yesu ashimwe cyane, avugana n'izindi ntumwa, aravuga ngo igikwiriye ni ukumvira Imana kuruta kumvira abantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa 30. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyo twasoreza kuri uwo murongo, ariko icyo nashatse kuvuga ni kimwe, ni uko Yesu yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwacu. Uyu ni Petero arimo arabihamya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Petero yari yamaze kwakira imbaraga z'Umwuka Wera, yari yaramaze kwinjiza Yesu wapfuye akazuka mu buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Yari arimo ahamiriza izindi ntumwa, yari arimo avuga aya magambo, yavugaga muri rusange, yari arimo abwiriza ubutumwa bwiza, aravuga ngo Yesu mwishe. Haleluya. Ngo ku munsi wa gatatu yarazutse, ngo uwo nguwo niwe utuma abantu bihana. Haleluya. Kandi niwe ubabarira abantu ibyaha bakoze. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo wumva aya magambo. Yesu ashimwe. Niba Yesu yarakubabariye, icyo utababariye. Niba Yesu yarirengagije ibyo wakoze byose, nawe urabizi, uri kucyo utabarira mwene se. Yesu ashimwe cyane. Erega nawe ni umuntu, nubwo wenda wowe utamukoshereje, ariko birashoboka ko wakosereza undi. Yesu ashimwe. Birashoboka yuko ukora wenda ibirenze ibyo yagukoreye. Haleluya. Yesu aravuga ngo niwe utera abantu kwihana kandi ngababarira abantu ibyaha bakoze. Yesu atubara ibyaha twakoze, nawe urasabwa kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Babarira kugira ngo ushobore kwinjira mu bugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu dayimoni afata, ariko akagufatira mu kintu cyo kutababarira. Ibindi byose warabinesheje, ibindi byose warabitsinze, ariko wasigaje kimwe cyo kuboha umuntu. Yesu ashimwe. Kandi kubabarira bivuze ngo iyo ubabariye umuntu umusohoye mu buzima bwawe, aba agiye. Iyo utanze imbabazi za nyirarureshwa, ni ya magambo twasanze muri Matayo 6. Yesu ashimwe cyane. Yesu avuga ngo mugasenge nk'indyarya. Iyo ubabariye umuntu, ubabarire, musohore mu buzima bwawe rwose, yikwinjira mu buzima bwawe, yikora ibidakorwa mu buzima bwawe, yituma udasinzira. Haleluya. Hari umuntu ahemukira, warangiza ukaryama ntusinzire, kandi uwaguhemukiye we yifitiye ibitotsi. Uwaguhemukiye we bizinesi ze zirakomeza. Haleluya. Icyo ashaka ni ukwangiza ubuzima bwawe. Nawe musohore vuba, wakira imbaraga za Kristo, washyira umwuka akorera mu buzima bwawe, kuko ibyo urimo guhura nabyo kubera yuko yagukomerekeje, birashoboka yuko atabitekereza, birashoboka ko atarimo kubyibaza, birashoboka yuko atanahari rwose, nta nubwo wenda nabizi ko yakubabaje, ariko wowe, haleluya, ashobora kuba afite ingingo imurengera. Wowe urimo urihemukira, wowe urica ubuzima bwawe, urimo urica umutima wawe, urimo urica intekerezo zawe, urimo urica ubwenge bwawe, uratuma umwuka adakora, uratuma imbaraga z'Imana zitaza, uratuma udatera imbere, hari ntabwo utari bugereho. Haleluya. Ariko uramutse ubabariye, hari izindi mbaraga zidasanzwe. Ndagira ngo ubwire, biragoye cyane. Haleluya. Ko hari intambwe watera ukageraho Imana gushaka ugifite umuntu uziritse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ese wababariye ubigezehe? Wababariye ubingana iki? Haleluya. Hari abagabo babiri Bibiliya ivuga ngo umwe yaraje asanga umutware ngo yari amuri mu mwenda, arangije aramubwira ati mbabarira, mfite umwenda rwose, umwenda wawe ni mwinshi, ntabwo ndawubona, none mbabarira, ntabwo mfite ubwishyu nonaha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umugabo utwara aramureba, aramubwira ngo igendera amahoro, uwo mwenda ufitiye wowe, uwo mwenda ufitiye. Yesu ashimwe. Wigendera amahoro ntuzana mwishyure. Ngo umugabo agenda anezerewe kuko shebuja amubabariye. Ngo ariko ngo ageze imuhira, haleluya, yibuka umurimo ideni nawe. Ideni rye yaribabariwe,
ariko ngo yibuke umurimo ideni ngajya kumwishyuza. Ngamaze kumwishyuza ngaramubwira ati mwene data ntabwo nakwambuye nk'uko ubitekereza, ariko nzagera aho mbona ubwishyu bwawe mbuguhe, ariko ubu nonaha nta bwishyu ufite. Uwo mugabo ananirwa kumubabarira. Yesu ashimwe cyane. Ngaramufata ngaravuga ngo genda ujye muri gereza kugeza igihe uzishyurira umwenda wawe. Haleluya. Ngo aramutwara, ngo ariko ababyumvise ngo bajya kuri wa mutwara, ngo baravuga ngo mutwara wa mugabo wababariye yajyanye mugenzi we muri gereza kuko yananiwe kumwishyuza, kandi uwo wari wababariwe n'umutware ngo yari arimo ideni rinini cyane kurenza uwo yafungishije. Umutware abyumvise ngaravuga ngo noneho rero imbabazi zirarangiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Genda wowe uwari ubwo yari afungishije umukuremo, hanyuma uriya bari bamushyiraho. Uragira ngo mbwire rero Yesu yatubabariye ibyaha byinshi, n'uyu munsi aracyatubabarira, n'uyu munsi aracyatwumva, n'uyu munsi arakirengagiza ibyaha byacu. Niba utwezaho ibicumu, niba utwezaho ibyo twakoze, haleluya, ahora ashaka ko dusana, kandi twe duhora twanga amaraso ye, ahora twega. Igihe cy'umugabo bita Yosuwa, haleluya, ngo Satani yigeze atwara ikirego imbere y'Imana, ngabwira Imana aravuga ngo Yosuwa ngo aje imbere yawe, ngari ku mwenda ugize gute, umwenda uranduye, ng'ikanzu ya Yosuwa ngo yari yanduye. Haleluya. Ariko Imana yitegereje Yosuwa isanga ikanzu y'ikoko iriho ikizinga, ugatuma abamarayika ngaramubwira ngo mugende Yosuwa mumwambura iriya kanzu n'umwambika indi kanzu. Yesu ashimwe cyane. Ngo bamwambura wa mwenda yari yambaye, ngo bamwambika undi. Satani abura icyo amurika. Ngo arangije ngo marayika ngabwira Satani, aramubwira ngo mva Uwiteka guhana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe rero, sohora uwo muntu wananiwe kubabarira. Akira imbabazi z'Imana kugira ngo Imana igukize. Akira imbabazi z'Imana kugira ngo winjire mu masezerano yawe. Hari abantu Imana ivuga ngo nzakugirira neza, uzagera kuri, ariko kuko umuntu wananiwe kumubabarira akakubera igikuta, akakubera urugi rwo kutagira mu bushake bw'Imana, akakubera urugi rwo kutegera Imana, akakubera urugi rwo kudasubizwa vuba, kuko urimo urasengera hejuru y'igikome, hejuru y'ikintu ufite. Nta isengesho ryawe rigera kure. Haleluya. Data arashaka gusohora, arashaka gusohora uwo muntu icyo yaba yaragukoreye cyose. Akira imbabazi z'Imana. Babarira uwo muntu mubabarire kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Reka dusoreze muri iki gitabo. Nanone twasomye ibyanditswe byinshi, ariko ni ukugira ngo utaza kumva ko bihagije gusa, hari icyo Imana igusaba. Nanone ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 36, hanyuma byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 36. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugomba gutanga imbabazi. Biravuze ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sogokuruza, arabora. Ariko Imana yasuye ntarakabora. Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Dusubiremo iri jambo. Haleluya. Aravuga ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sogokuruza, arabora. Ariko uw'Imana yasuye ntarakabora. Imana ishimwe. Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Narivuze ngo iri jambo, Dawidi yari umuntu nkatwe, ariko igihe cyarageze warasinzira, ngo arangije aranabora. Haleluya. Ariko wa wundi utabora, wa wundi wapfuye akazuka, haleluya, niwe utubabarira ibyaha, ni nawe uduha imbaraga zo kubabarira abandi.
Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbwire inshuti yawe, wowe ubwawe ntabwo wabishobora, wowe ntiwaborera ngo bikunde, ariko ku bwa Yesu uri mu buzima bwawe niwe munyembabazi, arakubabarira akaguha n'imbaraga zo kubabarira abandi. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo niba utuma tubabarirwa ibyaha. Haleluya. Yesu wapfuye akazuka, Yesu wagupfiriye ku musaraba, Yesu ugusezeranya ubugingo buhoraho, Yesu wavuze ngo ndagiye, ngo ariko aho ngiye ngizira murayizi. Haleluya. Yesu wagiye mu ijuru kudutegura aho tuzaba. Yesu wavuze ngo dore aho ngiye ndashaka ko namwe muzaba. Yesu ashimwe cyane. Niba ufite imbabazi zitubabarira ibyaha, ni nawe uduha imbaraga zo kubabarira. Wowe ntabwo wabishobora, ntabwo wababarira umuntu waguhemukiye, ntabwo wababarira umuntu wakugiriye nabi, ntabwo wababarira umuntu wakunyaze, ntabwo wababarira umuntu wagutaye, ntabwo wababarira umuntu wakubeshye, ntabwo wababarira umuntu wakuvuze nabi. Haleluya. Ariko imbaraga z'Imana, imbabazi za Kristo, iyo zigeze mu buzima bwawe aguha imbaraga zo kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wowe umwizera rero akira imbaraga zo kubabarira. Yesu akugirire neza. Ni ukuri ahantu uri hose ntabwo nje ibyakubabaje. Ushobora kumbwira uti njyewe narakomeretse bihagije, ariko nagira ngo mbwire Yesu yapfuye urupfu rukomeye cyane. Haleluya. Kandi nta kindi cyabimutera, ni imbabazi. Twasomye ijambo ry'Imana, dusomye amagambo menshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yakobo yaravuze ngo imbabazi zisumba urubanza zikarwishima hejuru. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo urubanza umuntu utamubabariye wamushyira mu rubanza, ariko imbabazi zisumba urubanza. Haleluya. Ntabwo nzi icyo waba upfa na mwene so, ntabwo nzi icyo yaba yaragukoreye, ahari yarakunyaze. Haleluya. Ahari yarakubeshye, wenda yaranakwirukanye. Haleluya. Uyu munsi uri mu ngaruka ze, ariko ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe kubw'imbabazi za Kristo, nawe ugomba kubabarira. Yesu ashimwe. Kugira ngo ubone icyicaro, Yesu abone icyicaro mu buzima bwawe, ugomba kubabarira, kuko umutima wawe ntabwo byahuriramo ari bibiri. Yesu araje, ubuzima bwawe uramwakiriye, sohora abandi wabitse, kugira ngo abone yisanzure, kugira ngo akugere, kugira ngo akore ibyo byamuzanye, kugira ngo aze abohore, kugira ngo aze akingure. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga mu Byahishuwe, haravuga ngo nzi imirimo yawe. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo ufite icyo kugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ndagira ngo mvugane nawe. Haleluya. Ubundi kubabarira bituruka mu kwihangana, bituruka mu rukundo. Umuntu iyo utamukunze ntiwamubabarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko iyo umuntu umukunze uramwihangana, ubwo kwihangana ugatuma umubabarira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko haraho yageze aravuga ngo nzi imirimo yawe, ngo none ushyize urugi rukinguye imbere yawe. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo wera kandi w'ukuri. Ibice bitatu by'ijuru. Aravuga ngo wera kandi w'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ngo ushyize imirimo yawe, ngo none ushyize urugi rukinguye imbere yawe. Hari urugi rero rufunze mu mutima wawe, rukubuza kwinjira muri Kanani yawe, rukubuza kwinjira mu bintu Imana yakuvuze. Imana yakuvuzeho amagambo menshi kuva ukivuka kugeza n'uyu munsi. Imana yacyakugambiriyeho ibyiza. Urumva atari nyembabazi? Ntabwo Imana iduha ibyiza kuko twakoze neza. Haleluya. Ahubwo ni za mbabazi zisumba urubanza zikarwishima hejuru. Yesu ashimwe cyane. Imbabazi z'Imana ni ukuri zirenze ibyo dukora, kuko Imana igiye ikureba buri kantu kose ugenda ukora yaduhanwa igihano gikomeye. Haleluya. Ntabwo twajya mu ijuru, nta bugingo twaba dufite, ariko umunsi abanga ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Urukundo rero yadukunze aje mu isi, urukundo rwatumye adupfira, urukundo rwatumye yihangana. Haleluya. Bakamutera imisumari agakomeza ngo ntavuge, agaceceka. Haleluya. Ni narwo rutuma atwambika imbabazi kandi zihoraho. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga, ngira ngo sinzi twaza gusoma ibyanditswe byinshi, ariko Bibiliya iravuga muri Zaburi 126 haravuga ngo mushimire Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bavuga ngo niba bari ibyaha twakoze, kuko imbabazi ze
zihoraho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imbabazi z'Imana rero nizo nakuzaniye uyu munsi, nizo ngira ngo ugire nurangiza nawe ubabarira. Babarira mwene so, babarira ya nshuti, babarira wa muntu wakunyaze, ikuremo uwo muntu wafungiranye. Iyo gufuri ijuru, urwo rugi rukingure. Haleluya. Kugira ngo data aze bamusangire. Yesu ashimwe cyane. Niko yabwiye Kayini, yaramubwiye ngo dore ibyaha yituga tugiye ku rugi rwawe, ariko niho kubitegeka ngo nukingure nzinjira iwawe dusangiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu arashaka kwinjira mu buzima bwawe, arashaka kuza kugira ngo akore imirimo ikomeye mu buzima bwawe. Uramenye rwose uwo muntu ufungiranye ntakubuze kwakira ubuntu bw'Imana, ntakubuze kwakira umugisha w'Imana, ntakubuze kwinjira aho Imana igushaka, ntakubuze kwinjira mu muryango Imana igushaka. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko ushaka gusabana hagati yawe n'Imana, ariko uwo muntu ukuri hagati yakubuza gusabana n'Imana. Musohore, mubabarire. Yesu ashimwe. Muzibukire, mukure mu buzima bwawe. Akira imbabazi za Kristo, aba arizo zikugenga, aba arizo zikorera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashoboje, ariko nagusabaga ahantu uri mu mibereho yawe ya buri munsi. Turi mu isi iri mu mwanzi, kandi uyu mwanzi nta kindi cyamuzanye. Haleluya. Yaje kugira ngo abantu batandukanywe n'Imana, ariko uyu munsi Uwiteka yasura ubuzima bwawe. Mwemerere rwose, mwemerere yinjire kubw'imbabazi ze, kugira ngo nawe ubabarire mwene so. Icyo ndimo musaba, kuko kutababarira hari intambwe utagera kuko utagira imbabazi. Yesu ashimwe. Ese ko nta mbabazi ugira, wowe ukenera abandi bakubabarira? Se kutababarira utekereza ko ushobora gukosa nawe ugakenerwa ko bakubabarira? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ese ko umuntu wamuziritse mu buzima bwawe, tekereza ko nawe Imana hari amakosa uyikorera? Ese ko uri mu bantu, tekereza ko udacumura nawe urakosa? Haleluya. Rero ukeneye gutanga imbabazi kugira ngo nawe ubabarirwe, wakire imbabazi zishyitse. Imbabazi zishyitse ni iza Kristo, nizigera mu buzima bwawe uzatanga imbabazi. Babarira nshuti yawe. Yesu ashimwe. Babarira ugire amahoro, babarira uryamusinzira, babarira ugende mu nzira nta muntu uri gucira urubanza. Babarira kugira ngo ube muri sosiyete amahoro. Babarira. Yesu ashimwe cyane. Yarakubeshye, yego nyine yarabikoze, ariko mubabarire. Imana ibahe umugisha.